Fabrice yewe ndamwita Bingwa kuko Bingwa yari umukubaganyi. Bingwa nta muntu yifuza kubona acecetse ababaye. Ntitwabura icyo tuvuga ku mwana wacu Fabrice. Icyo twababwira ni uko kuva akivuka yatubereye umwana mwiza, yubahaga kandi yumviraga buri wese, yaritondaga nk'uko izina rye ribivuga. None rero igihe kirageze yamuduhaye n'ibisubizo. Uruhukire mu mahoro mwana wacu. Imana ikomeze idutize ubwihangane bukomeye kuko ariyo yaturemye ikamenya n'igihe tuzamara ku isi. Twari tukimukeneye ariko nta kundi byagenda. Buri imirimo Imana yamutumye gukora hano ku isi arabisoje. Aragiye rero yisangiye umuremyi wa twese uturusha kumukunda. Twebwe rero nta kindi twakora. Twizeye ko Imana yari yamuduhaye igihe igiye kumutuza heza iruhande rwayo. Imana imwakire mu bayo kandi mwiyereke iteka. Fabrice mu cyumweru gishize ajya kwa muganga, kimwe nuko nanjye nkimara kumenya ko agiye kwa muganga twaravuganye, ariko na murumuna we bategereje ko babaha icyumba kwa muganga turavugana. N'ijwi rye mu by'ukuri yari amaze kwiyakira. Ibyo twageragezaga kumuhumuriza byose yahikirizaga. Abamusuye mwese mwarabibonye, bagerageje kumugeraho. Fabrice yari akomeye, ahubwo yihanganishaga abaje kumusura. Nubwo mwagiye mubyumva mu buhamya butandukanye, iyo yashakaga guhaguruka ntabwo yategerezaga ngo bamufashe, ahubwo niba bashakaga kumufasha yababwiraga ko abishoboye. Yagiye neza, nubwo ntabwo byoroshye, ariko nizera ko yagiye neza kuko uwazaga wese yabonaga agahinda, ahubwo akababwira ati mumusengere. Ntabwo byoroshye kurira, ni ibintu bisanzwe guherekeza umuntu yari azi y'inshuti y'umuvandimwe, ariko nk'uko yabyifuje mu minsi ye ya nyuma, aho kumuririra tumusengere kandi dukomere. Ntabwo byoroshye nkabyihanganira. Fabrice ari umuvandimwe wanjye. Ubundi ibi byose byatangiye niwe muntu yabanje kuyimbwira bwa mbere, ngira ngo wenda umuntu kwa kundi agira akaboko wenda agiye gufata ikintu akavunika. Icyo gihe ubwo ngubwo mama wacu ubwo yari yagize accident, icyo gihe abimbwiye ndamubwira agende muri massage ibintu birahita bikira, ariko ukuntu ibintu bigenda byiyongera, ikintu nari muziho ntago yigeze atangira kurira. yarabibonaga ko ubuzima burimo kugenda bumuvamo, ariko ntabwo yigeze arira. Icyo kintu nahise mufakiraho imbaraga cyane, kandi ahari nzakomeza mwibuke kandi mwakoze ku buzima. Twawe no mu Buhinde ntabwo byashoboka ko yagerayo. Twebwe ntabwo twabyumvaga, ntabwo kiba ari ikintu cyoroshye kubwirwa ko umuntu wawe agiye guhabwa amakaruma kugira ngo areke kubabara. Ntabwo byabaga ari ikintu cyoroshye, nanone ukumva ko ari ukwicara ugategereza. Ariko yari murumuna wanjye, biragoye kugira ikintu umuntu abona avuga kuri uyu munsi, ariko ndagerageza ko ndibona imbaraga zo kugira icyo mvuga. We mbetsubiye mu rugo, icyo gihe nibwo yabaye nk'utangira kugaragaza intege nkeya, ariko biba ngombwa yuko agenda, hanyuma twe dusigara ku mukecuru. Nyuma yaho yatekereje ko yajyaga yumvamo akibwira ko arwaye malaria, ko nibuka ko no mu minsi ishize ubwo Fike yabatirishaga abana yari ari kuri quartier,
kwa kundi umuntu w'umusore yumva akumva ko yaba ari malaria, ariko turamubwira tuti bibaye byiza bajya kwa muganga. Nubwo urimo urafata ibinini birashoboka ko inshuro nyinshi hari ukuntu yiyumvamo ukabifata ukoroherwa, ariko bibaye byiza wagera kwa muganga. Yes. Rega igikamyo. Fabrice ntabwo navuga ngo njyewe ndamwita Bingwa kuko Bingwa yari umukorakanyi. Bingwa nta muntu yifuzaga kuba nacecetse ababaye. Ntitwabura icyo tuvuga ku mwana wacu Fabrice. Icyo twababwira ni uko kuva akivuka yatubereye umwana mwiza, yubahaga kandi yumviraga buri wese, yaritondaga nk'uko izina rye ribivuga. None rero igihe kirageze yamuduhaye n'ibisubizo. Uruhukire mu mahoro mwana wacu. Imana ikomeze udutize ubwihangane bukomeye kuko ariyo yaturemye ikamenya n'igihe tuzamara ku isi. Twari tukimukeneye ariko nta kundi byagenda. Muri iyi mirimo Imana yamutumye gukora hano ku isi arabisoje. Aragiye rero yisangiye umuremyi wa twese uturusha kumukunda. Twebwe rero nta kindi twakora. Twizeye ko Imana yari yamuduhaye igihe igiye kumutuza heza iruhande rwayo. Imana imwakire mu bayo kandi mwiyereke iteka. Suye Fabrice mu cyumweru gishize ajya kwa muganga. Kimwe nuko nanjye nkimara kumenya ko agiye kwa muganga twaravuganye, ari kumwe na murumuna we bategereje ko babaha icyumba kwa muganga. Turavugana n'ijwi rye mu by'ukuri yari yamaze kwiyakira. Ibyo twageragezaga kumuhumuriza byose yarikirizaga. Abamusuye mwese mwarabibonye bagerageje kumugeraho. Fabrice yari akomeye, ahubwo yihanganishaga abaje kumusura. Nkuko mwagiye mubyumva mu buhamya butandukanye, hano iyo yashakaga guhaguruka ntabwo yategerezaga ngo bamufashe, ahubwo niba bashakaga kumufasha yababwiraga ko abishoboye. Yagiye neza, nubwo ntabwo byoroshye, ariko nizera ko yagiye neza kuko uwazaga wese yabonaga agahinda, ahubwo akababwira ati nimusengere. Ntabwo byoroshye kurira, ni ibintu bisanzwe guherekeza umuntu yari azi y'inshuti y'umuvandimwe, ariko nk'uko yabyifuje mu minsi ye ya nyuma, aho kumuririra tumusengere kandi dukomere.